ko ari nyirayo kumahiri nta cyane ndandambara kumbuza amahoro hano ku mbuga nkoranyambaga ndandambara ufite uburenganzira bwo kubeshwa nayo ndandambara mwebwe uzi inama nzima nako nono ndakubaza nyirayo ninde uzaje nakubwira umva se nono nanjye manzi umbwire nyirayo ninde uzaje umva ngo inama nzima ndandambara umva ngo inama nzima manzi umbwire nyirayo iyo nyirayo ninde inama nzima naguha umva se iyo nama ugiye urangira inama amaze kumbwira nyirayo iyo nindirimbo ya amahoro ni indirimbo ya ADP ninde niba FPR impamagara nkava mu ntara nkaza Kigali nkaherekeza perezida igihugu cyose indirimbo ya ADP uretse gatumubaza no gushaka kumbuza uburenganzira bwanjye umva kwanza iriya umburetse kwanza tugende gatoya ubundi iyi ndirimbo yaciye ibintu umva gaso abaso baririmbye iyi ndirimbo umva niyo nyine muretse mwumva niyo se nyine niyo ngiyo yewe ntabwo nari muzi ntabwo rero kiri ari igihangano cyawe ndandambara uzi inama nakugira haguruka ujye mu musarani unye ujye mu kazi njye nari nzi ko ahubwo iyi ndirimbo nikijye mu kazi gikura urusuru jya mu kazi wowe yakoze yaravuze ngo 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 iyo yarinze Kagame nuvuga ngo icyo yakoze we yarayifashe agira gute arindeto njye nari nzi ko iriya ndirimbo ari na morale y'abasirikare urakoze cyane iyi ni indirimbo yo mu gitabo y'abaporoso umva se nikijye kijye mu kazi narumiwe je nikigende kijye mu kazi abana wagize gutya nta ntambara uva mu byahi uraza twaramushatse twaramubuze kuri televiziyo turabyina urahangaha urabyina reba isura ukuntu ugize kijebeka indirimbo ko yakubazanye originali no umusore reka ntambara reka nkubwire ahangaha tugende gatoya sibyo ibyo wakoze na creativity yo guhindura indirimbo y'abaporoso ukayizana we do appreciate turagushimira kandi randi byonyine no kuba aya masa nibyo ariko rero ikintu ugomba kumenya ofete nikijye mu kazi sese duhenga gukubita nk'ingumi mu nda nikibyuka kijye mu kazi ese ko barabaye kanseri ahora akayute Godfa no uruya nta ntambara ntabwo ari ubwa mbere rega twakumyutinze fungura mic yawe nikibyuka kijye mu kazi dore sambira urahennye va mu ijuru dore se sambira urahennye pereza mu ngo amafaranga uve muri ibyo bintu kibyuka kijye mu kazi ari kuvuga yasinzi aravuga myutinze umva nta ntambara wa mwana myutinze se ndambara nikibyuka kijye mu kazi ibintu muvuga kuri ya ndirimbo ngiye gutungura abanyarwanda sinafashe indi myaka 5 nafashe indi myaka 5 kugeza muri 2029 ndaje mbakorere ikintu bita ikosora muri iki gihugu hano feedback ya ndirimbo ibyo mwivugisha ngewe ndaje nkore amateka yandi mwese mwamuvuga utugambo hano ndirimbo nangali yawe ni ndajyanire banyirayo hano muzi banyirayo hano ngo bakuremera amahanga baguha amafaranga uve ku 8 kareka nge ntago nabasaba mu bantu badasabiriza ndandambara ndimo muzana yagufatire jewe vuga uburenganzira bwanjye ikiraho nimero yawe yamufata 100% yagufatire ese RDB amahanga indirimbo yawe yamufatire 07 aya ndikukubaza RDB amaye copyright atari indirimbo yanjye
umva nkubwire nta ntambara. Mushyire kuri yo. Nkwereke ubutumire nagiye marwa na Minafete. Mushyire kuri yo. Shogamo. Byuko ujye mu murimo. Nka aho nawe indirimbo. Atari yanjye. Byuko ujye mu murimo. Ese baprayinga ijwi ry'umuzimu. Byuko ujye mu murimo. Ngende umuzimu mu murimo kumanyo. Iriya ndirimbo ntabwo aririmbwe Byuko ujye mu murimo. Ndi umuzimu. Bashyire kuri yo. Byuko ujye mu murimo. Ngenda akora buno ndi mu kazi hano. Byuko ujye mu murimo. Umugore wa yabyutse umusundi yawogeje. Ngiye gucuruza amakarito ya telefone mu mujyi. Umugore wa yabyutse umusundi yawogeje ubu ngogiye kujya mu kazi. Nawe jya mu kazi. Kankubwire Jesse. Wallahi Imana igiye kuzabakoza isoni mwe wa murwaye ndandambara. Ibaze ngoze nk'icyaha ibintu mwa muri kunshinja. Ubwo mwavuga ibingana ute? Ndandambara jya mu kazi. Ndamutse nkoze nk'icyaha. Jya mu kazi. Ndamutse nkoze nk'icyaha nkakora nk'icyaha ubwo Ndandambara. Ko nasabye mukanduka. Ndandambara. Ko nasabye mukanduka nkoze icyaha byagenda gute? Ndandambara. Kuri cyo bazakuzira. Narasabye munyita ikigarasha. Narasabye munyita umunyenda. Narasabye nakinzara naka mumve mu bukode munyita amazina yo ndamutse nkoze icyaha. Aka si ubukode niwe wa mbere. Simwambamba ku musaraba. Ndandambara jya mu kazi. Cyokoze iyo ndebye bira bitutsi ndi gusaba muzengwa ndemere hari ibintu byinshi mita niga. Mita niga kwigengesera nkaba mu buzima bwanjye buciriritse mu byishimo byinshi cyane. Jya mu murimo cyangwa se kubwira aho ngiye kuzibera ikiragi. Ntabwo bishoboka nta kigo ngiye kuzibera ikiragi undi. Hari ni abantu nahise mboroka kuri telefone yanjye hano kuri WhatsApp. Hari abantu nahise mboroka. Hari n'umuntu abo bantu bagize amahirwe. Ngeje uri umunyeshyari ntabwo uzava kuri icyo kirago. Uzabihe bene wanyu. Uri umunyeshyari ntabwo uzava kuri icyo kirago. Ngiki uzajya ukomeza kuryama mu rugi. Ninde? Ni umuvumo ufite. Dore cya Eliya nawe ntabwo kinagire. Umereza momo yawe uyu munsi wirirwa uryamye. Umereza momo yawe uyu munsi wirirwa. Wallahi ntabwo umva. Ibi byana birabaga bro. Ibi byana birabaga. Uretse gato. Uretse gato. Bro nge nashatse gusaba gutera ikintu cyabiyata ko ntabwo bangira. Nge ntabwo bangira uramaze kizi kandi ni Ndandambara. Abantu muri comment ndashaka mu mubwiza ukuri. Bakibage. Ukuri zikamwe zitahanye mu mubwiza ukuri uko mubyumva. Ndandambara uzagenda ubwire so abanza gusiramuza. Nama no gusiramuza bagukubite n'umunani wawe. Nta ntambara mu mubwiza ukuri papa. Rwose. Abyumve kuko mu mubwiza ukuri. Kandi gikunda no kuvuga mu byo kivuga byose, gikunda kuvuga ngo FPR. Ndandambara. Ibyo bintu wazabiretse rwose ukajya uvuga ibindi bintu utavanga amasaka n'amasakaramentu. Arabiza nango ngo abashinzwe umuziki muri byo bari babacuranzi bashinzwe umuziki mu karere bashinzwe utinya izina ryatugize abo turi bo uritinya gute urakomeye kumeze mute tubashima Imana nta ntambara ibintu badukoreye ntabwo ari iby'u Rwanda ndumva nshaka kumubaza ibibazo nka bibiri nk'impanuka reka bakibaze Ndandambara nasabye abaye umunyabyaha ni amahoro mu bibazo bakubaza umunyarwanda azajya asaba umunyarwanda buretse mande nisubize kino gitwara cyane cyitwa ngo Play 6 ifesi ya Ndandambara ni hagashino kanyoko neza bro nabonye bisa navuze umva ndanda cyane kivuze ngo ifesi ya Ndandambara ngisa ni yanjye bitandibwa ko nabonye hagashino kanye nambona ariko niyo ya Ndambara ariko nawe baragowe nabyo udasa nawe reka twumve reka bamubaze nta ntambara reka bakubaze wavuze ngo ahandi ngo batera imbere kubera umuziki wawo ni umurongero wavuga ngo igihugu cyangwa banze kugufasha ese wumva yuko abandi batera imbere ari igihugu cyabo kibateza imbere cyangwa ni igihangano cyiza kimufasha kuba yatera imbere baga umanze ukoze ikosa ryo kuvuga ngo navuze ko igihugu kitamfasha sibyo ntabwo nabivuze
ibyo ntabwo nabivuze, reka kunshinja ibyo ntavuze. Navuze ko nasabye gutera ikirenge mu cya runaka mu munyabyaha, ubwo ntabwo nzongera gusaba rero. Uri ikinyeshyari. Wasabye nde? Nasabye umubyeyi w'abanyarwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ufite ubwenge buke. Ndamwandikira kuri X. Wamusabye se ushingiye uzi ko ntambara ari ikigoryi. wamusabye nk'umuhanzi cyangwa wamusabye nta ntambara ku giti cye? Namusabye nk'umuhanzi ngiwe tu. Nibyo nashaka kubaza, nibyo nakwaje. Nagiraga ngo ngerageza amahirwe ndeye ko byashoboka. Hanyuma ariko ko byanze ugakomeza usaba. Okay, reka nongere mbaze. Ngiye ntabwo byanze, ndacyafite icyizere. Wavuze ngo ibihangano byawe ntago bigutunze kubera yuko Prote ntago bintu twaje gusanga igihangano atari iki. Igihangano ni icy'abasabo. Ubundi baba portrait. Prote. Ndakumva. Ikintu cyakemura bino bintu njyewe nemera ko mwazafata igihangano mukagiriza ba nyiracyo mukama. Icya kabiri nemera ko gusaba kwanjye kwagize icyaha ukoresheje social media. Ndandambara nkubaze ikira cyaha ntabwo nzacyongera, ntabwo nzongera gusaba. Ariko nkeneye kubera ubuzima bwanjye buciriritse, ariko nkagira umutuzo, aba bantu bakama umutuzo. Byabaye icyaha se ntiwabihanirwa, ariko uranakomeye. Byabaye icyaha ntiwabihanirwa. Icyaha nikosa. Kandi aba bagabo aribo babigira ibyaha, ibintu bya big deal, ngo nakoze icyaha ubufunze, ngo umunyenda, bamwe bakanyita ikigali. Cyambere waba ugombaga guhabwa. Urimo kumva? Wabonye ingabo, wabonye indirimbo bangabo basohoye? Narayibonye. Wabonye igihe yayisohora, warayibonye? Narayibonye. Wabonye indirimbo nani Kitoko yasohoye? Narayibonye. Uribuka amamagara minister duhostinga minister arimo kwamamaza campaign ya Perezida kuri special byo guhabwa nireka kubwira ibihembo agombaga guhabwa. Umva nkubwira ibyo nashimiye kwanza, manzo mbaze ngo nashimiye iki. Kwanza unyumve hano. Ibihembo agombaga guhabwa byari ibingibi, sibyo? Wari ukurekonesa igihangano cyawe nk'umunyarwanda bakagiha agaciro, barabikoze. Turi kumwe? Ndakumva. Ikintu bagombaga gukora kwari ukurekonesa igihangano cyawe nk'umunyarwanda bakagiha agaciro. Ndashima kuko bagiye agaciro, ndabishima. Uburetse gato nukuvuga ngo hari iyo ushasha amaguru kuriya nubona nko kubona, ni nko kuvuga ngo umugisha watondagiye amabyi. So umva uzi ikintu kizabaho. Uburetse gato kamubwira ikintu kizabaho. Ubu ntabwo nkikeneye support, ubu nta support ngikeneye none. Uzi ikintu kizabaho, uko ndasaba mukanuka. Ngiye nandukanye n'abantu basebya igihugu, ariko ngiye ndasaba. Ubu nabyo narabihaze, ntabwo nzongera gusaba support. Nzakora akazi kanjye k'umuziki kantunge, ngewe nigeze ku iterambere nkanjye nka Ndandamba. Urasaba umuntu kutari ikimugu, urasaba usaba. Ntabwo nzongera gusaba, ntabwo nzabyongera, kuko ndasaba nkakora icyaha. Sinzongera, ndanabirambiwe. No, ntabwo nzongera gusaba iyo support bro. Ndarabiya. Ntabwo nzongera gusaba support. N'abatari wowe shana n'abasagent Robert baragiye barwanira igihugu. Ndakubwiye ngo ntabwo kuko ndasaba nkakora icyaha. Ikosa nazakora, ntabwo nzagambanira igihugu cyanjye, ariko ntabwo nzongera gusaba. Sinzongera gusaba kuko ndasaba nkakora icyaha. Ndandambara ntabwo nzasaba tena, iyo nsabye nakoze icyaha. Ibyo mubimbabarira. Ndandambara yego uru rugero rwiza rw'abantu b'ibigoryi babayeho ku isi. Ngiye nishake mbikigoryi cyangwa mbikimara, ariko umutima wanjye Imana niwuzi. Uziko n'abantu bakugiriye umbaza, uziko n'abantu bakugiriye impuhwe bakubona uryamye aho ngaho, bakavuga ngo ntabwo muzanira imitego, ntabwo nzongera gusaba. Mberetse gato, wowe uri umunyeshyari, uriya mudamu niba baramwubakiye yarabikwiye. Wowe uri umuntu w'umugabo. Oya, ntabwo nagize ishyari, nasabye gutera ikirenge muke. Sinawe wenyine wakoze indirimbo. None se nta ntambara kankubaza. Uzi abantu bakoze indirimbo, buriya kanze nkubwira ikintu. Okay, nuko ikibazo cyabayeho
reka nze none nkubwire icyo ntambara kirenge muke kuko Guys, muri comment mukibwire. ntago oya hari ikintu bita reka nze nkubwire ntambara wari ubonye ngira njyewe reka nze nzakora nkubwire imyaka 5 niyubakira inzu imyaka 5 nge nzayubakira ikibazo rero urabura ntago ushaka nzayubakira manza wumva ariko se reka kubura na manza wumva mfite ibihangano birenga 19 icyambere nicyo mwamamaje nicyo bamamaje ibindi barabizimya ibindi bihangano barabizimya none ngiye byo bihangano ngiye kubikoresha bizanyubakira inzu ntarinze nasaba nko mu myaka nk'icumi ntago nzongera gusa kuko yo nsabye nkori ibyaha ndasaba nkakora icyaha ntabwo nzongera gusa ariko se urasaba ikibuga iki kintu nicyo kinyeshyari cyabayeho ku isi nago ni nayo ariko ubundi ni gute ndandambara ni gute ndandambara indirimbo yanjye ya mbere itantunga ngomve muri inzu ni gute ubundi ni gute ndakubaza ni gute igihangano cyanjye kitantunga ndakubaza ceceka wumve ni gute igihangano cyanjye kitantunga wowe ni gute ubisobanura gute wowe okay ni gute igihangano cyanjye kitavana muri inzu y'icyumba kimwe ni gute binsobanurire wowe nikukubaza uretse gato ureka musubize gaho cyacu musubize nta ntambara uretse gato wowe Kelia kakubaze nta ntambara urukunyumva icyo gihangano ngo kigutunye reka tugende tugare wivugiramo ntabwo ngishaka ntabwo ngishaka kigume aho kiri kigume aho kiri ngewe nzitunga mu bindi bihangano nzakora nyuma kuko natangiye kubikora ntabwo nkeneye support sinzoga no gusaba support manzu nyumbe none se ko nariye nagiye gukora nakoze nariye nanyweye abana banjye bagiye ku ishuri hari icyo mbaye ibindi nzabyikore ambese kanze mbigukorere umva icyo ndi kukubaza ni iki ngiki please nyumva tuganire nk'abantu b'abagabo iyo uravuze ngo kuki igihangano cyawe kitagutunga uburetse gato ntabwo ndi kukumva ko nakumyutinze hangana ndakumyutingura so nukuvuga icyo ndi kukubwira ni iki ngiki nukuvuga ngo iyo ukoze igihangano ndaguhereza urugero no mu banyarwanda turabafite dufite platform zijyaho ibihangano ugakora indirimbo ukavuga ati indirimbo yanjye nzayishyira kuri Spotify nzayishyira kuri platform ntabwo nkeneye radio ikiniyo indirimbo yanjye icyo ni urugero rwa mbere kabiri ushobora gufata ukamera nka Cecile Kayirebwa yabwiye amaradiyo yo mu Rwanda ntimuzakoresha ibihangano byanjye mutanyishyuye ibyo banga murampromotinga muzakoresha ibihangano byanjye binyishyuye hari umuntu wafashe igihangano cyawe akivanaho wari ku isoko wari wagishyizeho akivanaho atakwishyuye kugira ngo kigutunge agikoresha atakigusabye uretse gato ndakumyutingura uretse ntabwo turi kukumva ndakumyutingura manzu nyumve noneho tukavuga ngo igihangano cy'uyu mujene baragikoresheje banga kumwishyura ntabwo byigeze bibaho hanyuma rero kakatubareke kuri iki kintu kuba igihangano cyawe waririmbye hariya ngo nta ntambara mu Rwanda dufite itegeko rivuga ngo iri tegeko ry'ibikorwa ryasohotse mu ejo bundi hashize ibihangano by'abanyarwanda ugenda uje kureba itegeko byaratowe baraje barabidusobanurira minisitiri arabidusobanurira ibihangano by'abanyarwanda bifitiye sosiyete akamaro urimo kunyumva ibyo ngibyo bigomba gukoreshwa ugerageze unyumve cyane twarasakuje bigomba gukoreshwa mu bikorwa rusange bitari iby'umuntu ku giti cye inyungu z'umuntu bigakoreshwa mu nyungu rusange za community fungura mike yawe utubwira igihangano cyawe cyakoreshejwe hanyuma nticyishyurwe ku buryo kitigeze kigutunga ni hehe fungura mike yawe mikoro yawe irafunze kananura akamikoro uri kunyumva kanda kuri mikrofone ku manyuko uri kunyumva we uri kunyureka kumvugiramo nyine we Jesus umva mbabwire my friend bro njyewe narababwiye ngo abantu bagomba kumva ko ntago nishyuza kuki buri munsi bigarukaho kuki buri munsi bigarukaho niba utishyuza kuki uri kumvugiramo kandi mwamaganye ko kuvuga nta gihe utabigarukaho ahubwo hari umunsi udahendeza RPF ingotanyi perezida Kagame umutaginga turabaza FPR yakoresheje ibihangano byawe usibye umuziki wo mu Rwanda uciriritse wayi nakora igihangano nka kiriya nkaguma mu bintu byo gushakisha gupfundikanya mu Rwanda umuziki wo mu Rwanda ni uciritse bigeze nanjye ndandambara iyo umuntu atize nuko bigenda
Uburetse gato nkubwira ikibazo. Umenye ntuzagiye gukora imirimo nyine ivunanye. Uburetse gato. Nuko ari bya bindi umva. Nuko ari bya bindi by'abanyarwanda byo kwiyubaha. Nta ntambara. Nuko ari umva nkubwire. Ntabwo nkwemerera ngiye kubaza ijambo rimwe ryonyine unumara kunsubiza ukambwira nahita mvuga. Ejo bundi mbere yuko amatora aba sibyo? Kuko indirimbo yigikora mu matora. Ejo bundi mbere yuko amatora aba ministeri cyangwa abari bayoboye campaign umuryango wa RPF n'indi miryango sibyo? Basabye abahanzi bazanye ibihangano. Hari umuntu wagusabye, hari umuntu mu muryango wa RPF wigeze kugusaba kugira ngo ukore igihangano cyawe, hanyuma icyo gihangano uragenda uragikora urakibashyikiriza ntibakwishyura cyangwa ntibaguhishira. Ndandambara nta kibazo mfitanye na FPR, ikibazo ngifitanye n'abantu bashinzwe umuziki muri FPR no mu karere. Icyo kintu gitugifata mu mutwe. Ntabwo uretse kankubwire rero urukunyumva. Abo bantu umunsi nahagurutse ngewe ngewe. Ikibazo Godfather arimo arakubaza ni iki ngiki. Hari uwaguhaye ikiraka ngo just ujye gukora indirimbo? Uje gukora indirimbo? Hari uwaguhaye ikiraka? None umva nkubwire. None sa hariho nabuje guhagarika igihangano. Subiza yego mbuza guhagarika bagihagarike bareko aricyo ndaba. Bahagarika igihangano barebe niba aricyo ndaba. Ubundi kwanza ubundi ndagwaye ububasha n'uburenganzira bwo gushyira izina rya perezida mu ndirimbo yawe. Okay, bazajyane muri ribu bamfunge kuko naririmbye izina ry'umuntu nifuje kuririmba. Yarabigutumye? Muri seriye. Ndakubaza hari wabigutumye kubikora? Nakubye ngo nta muntu wabintumye, nabikoze mbishaka. Urakoze cyane. Nuko nandi bakoze babishaka. None kuki wicuza? Kuki wicuza? Nge ntabwo nishyuza, nge ndasaba. Ntabwo basaba kugahato. Basaba kugahato. Bro, ngewe ndi umukozi ndakora, nkorera amafaranga, ntunze umuryango, nisabiraga gutera ikirenge mu cya mugenzi wanjye, ntago nigeze nishyuza. Yandi magambo umugisha watondagiye amabi. Ariko mu rundi ruhande amategeko anyemerera gutungwa n'igihangano cyanjye cyagize icyo gikorwa mu gihugu. Ayo mategeko arabinyemerera. Mbishaka nasaba perezida akanyishyuriza uturere twose. Ngabishaka indirimbo. Mbishaka ese ndandamba. Ngewe mbishaka. Mbishaka ngewe ndandambara. Ariko wowe kuri Twitter yarabasajije. Mbishaka nasaba guverinema ikishyuza buri karere kose, ariko nabyo nshaka. Ibyo nabyo nshaka nabangiye kurutanga. Kuba narasabye ngo nerikirenge mu cyaro runaka niryo kosa nakoze. Ibyo ndabisabira imbabazi, ntago nzongera kwishyura, ntago nzongera gusaba. Kuko yo nsabye nkora icyaha, mpita mba umunyabyaha. Ntago nzongera. Reka nkubwize ukuri. Njye mba numva ibintu abantu babyigirisha. Ntabwo ari ukubyigirisha, reka nze nkubwize ukuri. Shaka nkubwize ukuri. Ngewe ndi seriye. Umukobwa witwa Kelly ariko ngewe ndi serious. I'm very serious ngewe. Ntabwo kari uze kudevia. Ya no uretse mba ndi seriye. Ntabwo uretse nkubwire we nta ntambara. Urukumva? Reka nkubwire ikintu kimwe sibyo? Yego. Cha dufite ubuyobozi bwiza. Jay. Urabona ko hari kugeza uyu munsi n'uyu munota turi bro, umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira, siko bimeze, bw'uko ashobora kubona amahirwe. Urukunyumva? Azirunga urabona nk'ubu kaze guhereza urugero. Urabona nk'ubu nta ntambara myutingaho gatoya. Reka abantu barangambaganiriza muri ubu buryo. Urabona ukuntu ejo bundi hagati aho n'ikibyuke kijya no mu kazi. Oya, uretse gato. Urabona ukuntu ejo bundi mbere y'uko perezida ajya kwiyamamaza bagiye kumurinda akabwira uriya mwana ngo byuka vuba, aravuga ati I do follow you, nkurikira ibintu utwitinga. Urabibona? Hariya ni ukuvuga ngo bareba cyangwa dufite ubuyobozi bureba ibikorwa. Urukunyumva? Apana kureba abantu. Ndaguha urugero sibyo? Indirimbo y'uyu mujene n'abandi nkawe ndaguhereza ingero nyinshi. Dore uyu nguyu Twahirwa Moses. Siri kubyumva? Ntabwo barebye Moses. Ntabwo barebye Moses, ntabwo barebye nta ntambara, ntabwo barebye uyu mwana byuka vuba, ntabwo bareba Godfather, ntabwo bareba Jay, ntabwo bareba Keria. Urimo kunyumva?
uri umunyarwanda, that's enough, birahagije. Yego. Ikindi gikurikiraho ni igikorwa uko cyaba kimeze kose. Tugende gato ngiye kurangiza. Uyu muntu nigeze kubwira, nabwiye Shanita igira mukorera advocacy, nabwira Shanita platform ufite na profile ufite uyu munsi yo kwitwa Miss East Africa iyi myaka ingana gutya, bifite agaciro kurusha imodoka turi kurwanira ngo ubone. Turi kumwe? Uyu muntu uyu nta ntambara wo mu karere ka Rubavu, nta ntambara. Turi kumwe? Ibihembo bya mbere biruta inzu bakubakira uramutse uri smart cyangwa ufite ubwenge ushobora kubyaza umusaruro. Kuba mu gihugu cyose. Turi kumwe? Uri mu bantu 10 bashobora gutambuka bakajya gukora mu kiganza cya president. Urimo kunyumva? Abantu nka Babutera Knowless, reba abahanzi bose ba Mico the Best basohoye indirimbo, ba Dr Cloud basohoye indirimbo. Ngiye kurangiza ntumitingure mic yawe, mugerageze mwumve ko abantu mubabare munyumvire kino kintu. Abahanzi bose bifuzaga kuririmba ahantu president ari, abenshi bagiye kuririmbira mu matora y'abadepite, barabibonye. Aba bariri ngabo babangabo bakoye indirimbo sinana kandi bari yadanje, abanga abantu bagize amahirwe kujya kureba ahantu president ari. So umutungo wa mbere no kubyaza umusaruro igihangano cyawe bya mbere ni ukuba ubonye platform. Una platform noneho bikaguhereza profile. Iyo profile yawe yo kuba ushobora kugenda ukajya mu bantu 10 bagize imbere ya president bakamuha ibiganza mu bantu bakoze bakoranye nawe cyangwa ibihangano byabo byakoze. That was enough. Turi kumwe? Ariyo mpamvu bona Bruce Melody yurira indege ku mafaranga ye, afite igitaramo mu Bubiligi akava yakagaruka. So ntabwo ibintu byose ari amafaranga kugutamika, no. Ikintu cya mbere gifite agaciro no kurusha amafaranga ni ukumenya gukoresha privilege cyangwa opportunity ubonye. Ugize amahirwe yo guhura na president cyangwa yo kujya guperforminga ahantu ari. Ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kubuildingaho ugakora ibintu by'ibitangaza ukava muri ubwo bukene uri kuvuga. Seze kubyumvikana. Ariko uvuyeyo kuko simpamya niba nta ntambara aya masaha wagenze kuriya. None kanze nkubwira nta ntambara nubwo mbere ngiye kubikubwira. Nta ntambara uyu nguyu uzi ko indirimbo gukora korabo n'abahanzi bakomeye nta ntambara bisakurijemo. Urabyanga. Kandi wibuke ko abahanzi bakomeye kuza mu ndirimbo yawe. Bro, iyo ngiyo ni opportunity ubonye kandi biraza kukorohera gufata uriya muhanzi nka Bruce Melody wagiye mu ndirimbo yawe cyangwa n'abandi ukahita umusaba korabo. Ntabwo ayikwima kandi baraje muri korabo yawe wowe, ntabwo wamusaba korabo nawe ayikwime. Ibihangano byawe bikajya ku isoko bikagutunga. Ngiye kurangiza uretse gato ngiye kurangiza uretse gato ihangane mitinga. Kuko iki kintu ngiye ntabwo twereka kubivugaho musa. Ntabwo kubivugaho kuko bimaze kurambira. Reka tumubwire nk'umuvandimwe, niba yumva arumva, natumva arekeraho. Reka mubaze ikintu kimwe. Aya masaha Mariya Yohana yaragiye arategeka ngo munyicurire inzu. Yatangiranye nawo mwishyamba papa. Ibihangano by'ura mudamu byakije imintuza. Umuryango wa Kamariza aya masaha utuzi yuri baraje mu gihugu barakora barapagasa babanyeho nk'abandi. Bariyubaka. Indirimbo za Kamariza n'umunsi zirakora. Masamba ntirirwa aje gutera ibiraka muri Amerika n'ahandi ntirirwa yirukanga. Ntiturirwa tumushumika hano. Ubu ngubu nawasagenda aje gutegeka ngo nkeneye ibihembo. Naguha ingero z'abantu benshi. Ndi kukubwira abahanzi bakoze nk'ibyawe. Aya masaha ntuzari hehe Nyiranyamibwa. Ntujye umureba hariya. Baramubakiye. Gihe urasanga barastrugglinze nk'abandi bakimara kugira barastrugglinga aya masaha bariyubatse. Wasanga hari n'abagikodesha. Nuza gukora investigation urasanga hari n'abagikodesha. So rero tugaruke gatoya. Umutu opportunity ya mbere tuve kuri uyu mudamu uri kuvuga ngo bubakiye inzu. Uyu mudamu bubakiye inzu. Ntabwo abaturage n'ubuyobozi bwo mu karere atuyemo n'abutandukanye n'akarere ka Rubavu bo bakaba barabibonye ntantu bihuriye n'ibintu biri bitandukanye. Umugisha umwe n'uwundi ntantu babihuriye. Ikindi cya kabiri uriya ni umugore. Ni igitsina gore bitandukanye nawe uri umugabo. Rero kugira ngo nana concluding. Ntabwo umuntu ajya rimwe kabiri. Ntabwo umuntu ajya rimwe kabiri. Wahawe ibyo wagombaga guhabwa. Nuko kurekonesa nk'umunyarwanda, igihangano cyawe kigahabwa agaciro. Bro, indirimbo y'umujene, indirimbo y'umugabo uzi ko Amibanda yayikoresheje ubundi mu kurahira. Mwarayibonye?
uzi ko bakurikije iriya ndirimbo bagiye bakayishyira muri ariya bande, uzi ngo abahanzi nyarwanda babyifuza bangana bate ko indirimbo zabo zishobora gukoreshwa mu muhango nk'uriya. Ibyo ngibyo rero nanarangiza nta ntambara, menya ngo uretse gato ibi bintu nayo byaza umusaruro. Ibyo bintu uvuga ndabyumva. Iriya ndirimbo ni iyawe. Umva nkubwire. Range ku masite nkanjye nkaza nkakora inama n'abahanzi Kigali ku muryango atari yanjye bazayihe nyirayo basi irandirimo ntago ari uwo muzi ko ari nyirayo ngiye mu ndeke mu mamahoro irandirimo irandirimo ni indirimbo mugahagarika iriya mu prayinga nta ntambara yantera iriya mu prayinga iriya ba prayinga bazayihe ba nyirayo muzi yewe niturize nikorera ibindi bihangano ni wenda nanatuza my friend iriya ndirimbo ya korali ariko mu gihe ya korali uraje ese nakoze campaign 2017 atari yanjye naho majabe depuis ni korali yo muri ADP 2015 twaraziririmbaga mu rusengero ubwo urumva ejo bundi 2024 nitabiriye campaign nzengurukije ariko se uretse gato wazagiye mu rukiko ukajya kurega none mwazayihaye ba nyirayo mukandika we ninde so gukurikiranye mwazayihaye ninde wagukurikiranye ko ari wowe uhora ubigaruka mujya musuzugura umuntu mujya musuzugura mukagira ngo ni wowe uhora ubigaruka mwazayihaye ba nyirayo mukandika dekati nako Godfa bararimbaga abantu muziko bafatera ndimbo banyirayo mwazayihaye mukampereza amahoro mwebwe nta ntambara yantera ubwo ni kwira ndimbo nayo mfite ibihangano birenga 19 Jeff ndandambara mfite indirimbo bita uzikurinda, mfite indirimbo yitwa Gurimugwe, mfite indirimbo yitwa Angelina. Iyo ndandambara mwazajya kuyiha umuntu